Mwicare mugubwe neza imbere y'Imana. Imana ishimwe duhaye umwanya ngo dusohoze ibyo twari twemeye ubushize. Abantu tubonanye bwa mbere nyine birashoboka ko baba bahari ni Pastor Michel Zigirinshuti. Ubwo mperuka hano niyumvisemo kwemera kuhagaruka, ni nanjye wabyivugiye. Ndashima Imana ko ibimbashishije rero. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, turambuye Bibiliya zacu mu rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cyaho cya 15 umurongo wa 45 kugera ku wa 50. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 15 umurongo wa 45 kugera ku wa 50. Dusome. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Yambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Duhindure tujye mu rwandiko rwa kabiri, ahangaha nyine i Korinto, urwandiko rwa kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate. Amen. Amen. Haleluya. Mbanze mbahe intashyo. Nari maze iminsi igera ku 10 mu gihugu cy'u Burundi hariya i Bujumbura. Nagizeyo ibiterane, nagizeyo amahugurwa y'abakozi, nagize inyigisho z'urubyiruko, nigishije abubatsi ngo amakouple. Ibyo byose byasoje ku cyumweru. Bampa intashyo ngo ningeri no nzabaramutse, nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turiga kuri uyu muntu witwa uw'ubutaka, n'uyu Bibiliya yise uw'ijuru. Umuntu w'ubutaka n'uw'ijuru. Uw'ijuru niwe twita mu yindi mvugo ivugwa cyane yitwa bugingo. Uw'ubutaka niwe twita cyane umubiri. Niyo mazina yabo. Bombi rero bagize umuntu umwe mubona physiquement. Bagize wowe, bagize jyewe, uko mbona mpagaze ndimwe abo bombi. Ukubona ugenda urimo abo bombi. Uwuhe n'uwuhe? Uw'ubutaka n'uw'ijuru. Abo bantu bombi barabana, baragendana. Bagize umuntu umwe. Ariko ntabwo abo bantu bombi nk'uko mwabyumvise, ntabwo bava ahantu hamwe. Oya. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka wayo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima.
butaka aremwa, yaremwe mu itaka, ni uw'igitaka nyine. Nuko Imana imuhumekera umwuka mu mazuru, ahinduka ubugingo buzima. Ubwo nibwo hari hinjiyemo uwo Bibiliya yavuze ngo n'uw'iki, n'uw'ijuru. Amen. Uwo w'ijuru winjiye muri uyu w'ubutaka, Imana imuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, uwo niwe Satani yangije guhera mu itangiriro igice cya 3 n'icya 4 cyose, Kayini yica Abeli, yewe n'icya 5 n'icya 6 buri haracyari amagambo abivugaho. Hanyuma hari Adamu wa nyuma, ntabwo bamwita uwa kabiri, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Biriya tukasomye ku murongo wa 45 cya gice cya 15 hatubwiye ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Umuntu wa mbere ari wende, munsubize, ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Aha rero ndagira ngo byanga bikunda mumenye itandukaniro ry'ubu bugingo bwombi. Amen. Buriya bugingo bwa mbere Imana yahumekeye mu muntu bwaje gukora icyaha. Niho Pawulo avanje muri vuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo aza pour réanimer, aza ngo ahembure, atanga ubugingo buzahoraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niyo mpamvu Pawulo none avuga mu Baroma ngo nkuko twokojwe icyaha n'umuntu umwe, twokojwe iki icyaha n'umuntu umwe, ngo niko tuzabeshwaho none n'umuntu umwe, ari we nde, ari we Kristo. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Impamvu Yesu batamwita Adamu wa kabiri ngo aze nibura ari le second ku wa mbere wabanje mu itangiriro, nuko inyuma ye nta wundi. Buriya ibyo byose muri mwe hari abantu babyize, mwize adjective, mwize si Igifaransa bazi, mwarakize? Aha, niba mwarakize mwize adjective. Adjective sinzi vuga zose uko ari 6 ndumva azari 6 tuziga njyeho mizerukira 73 cyangwa 4. Ariko adjective hazaga mu yitwa numéral cardinal na numéral ordinaire niyo bita indéfini. Iyo bita adjective numéral cardinal bayitaga ntera nyamubaro kibariko, indi kitwa ntera nyamubaro ngerekero. Urugero uyu munsi ni kuwa 4, iya bari numéral cardinal ni nyamubaro ngerekero. Noneho kibariko iyi ni iminsi ne y'icyumweru. Urumva bimwe ndabibaze ariko yindi ndabigerekeranyije. Murabyumvise? Uyu ni umwana wanjye wa 5, yego, iyo ni nyamubaro ngerekero. Mfite abana bangahe? 5. Ikaba nyamubaro kibariko. Ntabwo Yesu, haleluya, ntabwo Yesu yaje nk'ugize undi asiga inyuma. Sheri wawe se? Yesu ntabwo yaje comme celui qui a le second qui va lui suivre. Ntabwo yaje nkaho hariho quelqu'un d'autre qui va venir. Yego? Yaje as the end of the end. Yaje nk'iherezo, nk'imeruka y'amaherezo, nk'uherutse ibihe. There is no one after him. Amen. Niyo mpamvu Imana, haleluya, yamweguriye byose. Yamweguriye ububasha, imubasha bwo gucungura. Buriya nawe yarabuhawe, yahawe ububasha bwo gucungura.
ngo wacunguye yemerwe mu izina rye. Anashimwe. Uwo rero niwe wakuyeho rwa rubanza twari twokojwe ibyaha na Adamu wa mbere, bimwe bita mu gaturuka ngo icyaha cy'inkomoko. Cyo cyakibura gasa ndacyanga jewe. Cyaha cy'inkomoko gikurikirana abantu bose ngo umwega arakigifite, muziga bakakigira, umusindi nuko umusinga, umugesera ngo arakigenda. Icyaha cyeke namaze kubona ko hari abantu batari bamenya c'est l'évangile, cyo twita ubutumwa bwiza. Kristo niwe butumwa bwiza, niwe mutima w'ubutumwa bwiza, kandi kuva yaza cyaha cy'inkomoko cyavanyweho nawe. Celui qui croit en lui, amen. Celui qui croit en lui, yego. Everybody who believe in him, buri wese wizerera muri we, ntabwo akiriho urubanza rw'icyaha cy'inkomoko, kirakatsindwa. Haleluya. Kuko yatubereye igitambo aba n'umutambyi, kandi bikorera icyarimwe. Rero uyu murongo twasomye uravuze ngo Adamu wa mbere yabaye nk'uko utanga ubugingo. Yes, I see. Ngo ariko nyuma haje Adamu wa nyuma, amen, aba umwuka utanga ubugingo, areyanima, ahembura bwa bugingo bwa mbere shitani yari yishe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari abantu bava hamwe nk'uko twari tubibabwiye, abantu baturuka ahantu hamwe, n'ibibaremye si bimwe, mu matiyeri zibaremye ntabwo ari zimwe. Mwe mudufashe cyane. Umwe yaremwe mu butaka, Imana imumukira mu bugingo. Undi aturuka mu ijuru ari umwuka nyine. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu bituma imibereho yabo itaba imwe, même leur besoin, n'ibikenerwa byabo si bimwe, ibyifuzo byabo si bimwe. Kandi iyo wita kuri umwe uba uri mu babaza undi. Oh my God. Se murabyumva koko? Murabyumva? Kandi rero ko mubyumva. Ndi bumanuke mbasure nimbona hari umuntu abyumva. Wabirangaranye ndamusanga musura ahantu hari ya epfo ari. Ndi bumugereho. Mubaze impamvu atari mu kubyumva nk'uko numva bimeze. Amen. Ndasubiramo. Aba bantu bombi ntago bavuye ahantu hamwe. Yego? Ibyo bituma imibereho yabo itaba imwe. Icya gatatu, ibyifuzo byabo si bimwe. Icya kane, uko wita kuri umwe burya ubabaza undi. Kandi nuko nyine bimeze, nta kundi wabigorofanya ngo basaranganye. Kubasanganya mu byumva, kubasaranganya. Kubanezeza bombi. Ntabwo byakunda. Yo wita kuri umwe ubabaza undi. Yesu adufashe. Abagalatiya igice cya 5 nimuhasome mwumve. Rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Abagalatiya 5:16 turavuga ngo yego mama baguhe mikoro ariko ngiyo kandi imbere yawe nyine ukoresha. Yego. Aravuga ngo 5:16 Abagalatiya. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Yego 18. Ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko. Urakoze cyane. Wicariye. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira.
En fait, c'est ça la solution. Nta bundi buryo, nta yindi nzira, si ukwivuza, si ukubyikingiza, si ukurerwa kwa nyogokuru, si ukugira shangazi, si ukwiga mu ishuri ry'abakobwa gusa nta muhungu wagera, si ukuba mu bafurere cyangwa kwiga no mu bikira. Ndavuga ngo muyoborwe gusa n'umwuka. C'est ça le principe. Donc naho ngaho gusa mushakiraho. Mvuze ngo ikira, ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka. Nibwo gusa, nubwo gusa nubwo buryo bwonyine muzamutagishoboye gukora ibya kamere. Ari gihe abantu basoma ijambo, abantu bariciye hejuru cyane. Ndavuga ngo muyoborwe n'iki? N'umwuka. Kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Arabisobanura Pawulo ati impamvu bavuye gutyo nuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, umwuka akararikira ibyo kamere yanga. Ibyo rero bituma ibyo mukora bihabanye n'ibyo mushaka gukora. Haleluya. Bivuga iki nshuti zanjye? Buriya mu by'ukuri ntabwo kamere ipfa. Ahubwo ibiraho ihanganye n'iki? N'umwuka. Niyo mpamvu Pawulo yanditse akavuga ngo ahubwo mujye mufata imbuto z'umwuka muzicishe kamere. Ubwo urumva kamere zitirya iraho nyine, iraho. Ahubwo ibintu byayo, ingeso zayo, imico yayo, ibyo yifuza byayo byose mubyicisha imbuto z'iki? Z'umwuka. Nizamuraga twe gukizanzamutse uyicisha urubuto rw'iki? Rw'umwuka. Amen. Nizamura amahane yayo uwo mwanya uyikubita urubuto rwitwa kugwa neza. La douceur. Niba yazamuye ikintu bita umujinya, uwo mwanya urubuto umwuka yari imbuto yitwa ibyishimo. Imana ishimwe. Kamere ni guhagarika umutima, uwo mwanya umwuka yari urubuto rwitwa amahoro. Kamere nazana intambara n'ibigeragezo, uwo mwanya umwuka azana urubuto rwitwa kwihangana. Naratangaye cyane. Buri impano uko ari 9 ziba mu Bakorinto zingana n'imbuto z'umwuka ari 9. Birangana. Kandi burya nta kintu cyatumye bingana ngo ni ukugira ngo nibura buri impano y'umwuka igira imbuto y'umwuka yitunga. Igira imbuto irya. Imbuto igira ite? Buri bintu byose biri ku isi byaremewe ibyo birya. Rero hari ikintu kirya ikindi, abantu ugasanga bahuruye, hatangaza amatangazo. Umuntu yakwica impongo, ugasanga urute peni yahagurutse. Kandi mu by'ukuri kuva impongo yaremwe, ntabwo ariyo kororwa ngo bazayishyire kuri mize bayikorere indangamurage. Ni ukuribwa gusa. Bivuga ngo buriya ahubwo bishobotse hashyirwaho igihe cyo gutanga izashaje zikaribwa, kuko n'ubu nta mateka zenda kuduha zibitse ibitabo. C'est que la Bible dit, niko birivuga. Ibintu byaremwe byose ari biribwa, ibyo biribwa ni iby'abantu. Ndavuga mu nyamaswa ariko. Mu nyamaswa, mu tuntu tuguruka, udukoko, udukwara, utungutungu. Noneho kubera ko abantu hari ibintu byabo babimye kurya, nabo batangiye kurya ibyo batarya. Barya iby'inyoni. Burya isanani gashwegegere n'iby'ibisiga. None abantu bararishyano, bararigotomeye, barariye, baratogosheje, barakaranze, bakoze supu, bagize boyiro. Navuka Michel. Sindasamira kabutindi. Uzi ko babitega amabati? Birabyaguye n'ibyatsi kibisi. Babigurira amabati mashya muri Torigo. Bakayegeka hariya. Bagacana amatara. Maze bikagwa bikagwa. Agatsinda
bigwa nk'amajoro nk'abiri, bigwa rimwe cyangwa none n'ejo kabirarangiye. Ibyo bintu byose gashwe gigeri, intuza, ibisanani, ibihore, ibinyugunyu byose biguruka, burya ni les insectes volants, niko bita mu Gifaransa, ni ibyo kurya by'ibisiga by'ibinyamababa. Nabyumvise. Hanyuma utunyamaswa dutoya, utwo dukwavu two mu ishyamba, uduhererye utuki twose tukaba tukurya nanone tw'inyamaswa sauvage zihiga, arizo ntare, arizo mpyisi, arizo ngwe. Yego, amategeko y'ishyamba arakavuga ati mwangwe mwebwe mu bigasogi, intare namwe mugende mu bigikomero hanaha. Hanyuma twa tuntu twari kuzazitunga bakadushyira wenda nk'ikayanga ahantu nk'aho, naho kumbe bajyanye ibiryo bya buri kintu. Urubuto rw'umwuka rwose rubereho gutunga impano imwe mu mpano z'umwuka zose. Sinzi ko mucyumvise, niba mucyumvise dukomeze. Icyo ntashaka ni ugusiga mutabyumvise. Hano hatubwiye ngo ibyo kamere irarikira umwuka arabyanga, ibyo umwuka yifuza kamere ikabyanga. Ibyo rero ko bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ngiyi impamvu uhera mu gitondo ugambiriye gukora ibyiza, ibi wagambiriye ntuba ari byo ukora, ugashiduka wakoze ibibi utagambiriye. Niko Pawulo yandikiye Abaroma. Hari impamvu ibitera ngo nuko gusa kamere iri aho ngaho ihanganye n'iki n'umwuka. Twihute muri icyo gice cya 5 cy'Abagalatiya, ndashaka ko tureba umurongo wa 17 cyane. No, aho twarenze wahavuze, ahubwo wa 24. Wa 24 uravuga ngo abakristo Yesu ntabwo ari abakristo. Nimuharebe neza murebe, ntabwo ari abakristo, ni abakristo. Abakristo Yesu babambanye iki kamere n'iruba n'irari byayo. Kamere, iruba n'irari byayo. Ibintu uko ari bitatu, kamere, iruba n'irari, hari ababizi ubundi ngo bitambukeho. Muzi ibyo ari byo? Kamere, iruba n'irari. Ibintu uko ari bitatu ni 3 phases, ni step eshatu kamere inyuramo ikora. Kambaho urugero muhita mwumva vuba, ndabaha ingero nk'ebyiri. Nari muzi impamvu Yesu mu nyigisho ze muri Matayo 5 umurongo wa 17 yavuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko, ngo ahubwo naje kuyasohoza kugira ngo ibyo amategeko yananiwe ku bw'ubuntu mu bishobore. 18 aravuga ngo mu mategeko haranditse ngo ntugasambane. Yego, mu mategeko y'Umusi kwanditse ngo ariko nje mbabwira ngo umuntu ureba umwari akamwifuza aba amaze gusambana nawe. Nuko udashobora gusambana n'umuntu agite utifuje. Bibaho rero, niba hatangiye kubaho kwifuza, Yesu waragira ngo arwanye icyaha kigituruka hehe? Mu kwifuza. Gikirira aho ngaho kuko urabukize byose byari gukurikiraho. Iryo ni ryo ruba rigendana n'iki n'irari. Hari aho avuga ngo mu mategeko hari handitse ngo ntukice. Nje mbabwira ngo umuntu wese urakarira mwene se n'umwicanyi. Nyumvira ahantu Yesu aherera, ngurakarira mwene se, ngumwita ikigoryi bamujyane ku rukiko. Unyumvira nawe umwita igicucu we, ntimwirwe mumugeza ku rukiko, muhite mumumanura Gehinomu. Umva nawe niko handitse ayo magambo mbabwira arahari. Nuvuga ko Yesu we yararwanyaga icyaha kiri pratique, cyashyizwe mu bikorwa. Ariko amategeko ntiyarwanyaga icyaha depuis from the beginning, aho gituruka hirya hariya. Ashwi amategeko ngo ntukice gusa, ntukice, don't kill, ntukice gusa. Umuntu yica gute se? Nukubanza ukajya ku kabari
ukagenda ubunza nyine ukurura ikabutura ntawe yo gusengera, ukakuye umuntu wiguriye irye uti nsomya, yaje kwima ati koko unyima inzoga kuri Imana, ndaje nkwereke, uramurakarira ni yawe. Donc abantu bose bicana barabanza bakarakara, kandi ikibarakana cyo kigomba kubanza kikabaho, baratukana bakabwirana nabi, hirya y'uburakari hakaba gutegura ibindi bintu bibi. Ntabwo ari upfa kwica uyu munsi. Aba bagore bumva bisha abagabo, uyu mugabo wisha umugore, nibyo polisi wari ivuga ikavuga abo bantu niba bagenda bagira umunabi, uwo munabo kagaragara ukamenyekana, bikagenda bimenyekana, baturage mwese mubakikije. Niyo mpamvu bashyizeho utugoroba burya gukora kugira ngo amakuru y'imiryango nk'iyi imeze nabi ajya aganirwa hehe mu tugoroba tw'imiryango. Rero icyaha cyashyirwa mu bikorwa kiba gifite ibyakibanjirije, steps zakibanjirije. Nicyo rero yavuze ngo niba wishe kamere, amen, yibambane, pardon, si no kwica ahubwo yibambane, ni ukwibamba, uyibambane na n'irari n'iruba ryayo, byose bibambanwa. Uko kubambwa niko kwateye Pawulo kongera kuvuga abwira ko rino ngo ngewe singiratana ikindi, ngo ndirata umusaraba wa Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye mbere iby'isi nk'ubambwe. Murebe hano iyi fasade ya hano uko ihanganye n'iriya yo ku muryango hirya binjiramo. Niba kamere ibambye hehe hariya, yego, nanjye Pawulo nkaba mbambwe hehe hano. Kamere irandeba nanjye nkayireba, ariko ntacyo yankoraho. Nicyo Pawulo ashaka kuvuga. Donc ibintu byose bya kamere, iby'isi byose bigiruka bishuka abantu, ngiye kugeza ubu ngubu bimeze nk'ubambye ahantu birora, nabyo bikabambwa ahantu ndeba, ariko nta cyemerewe kwegera ikindi. Ari nabyo ni ukubonana, ni ukurebana gusa. Kandi koko torero ry'Imana abakristo nimugenzura murasanga niba warakijijwe neza, iby'isi birebera ahantu nka hariya. Amen. Yemwe bana b'abasore, namwe bagabo, namwe bagore, kuki tudakora ibyaha abapagani bakora? Tugituye hehe mwisi, tucyambaye iki umubiri. Kuki tudakora ibyo abapagani bakora? Tubuzwa nande? N'abapolisi mu bintu barinze ibyo ntibirimo rwose, babifatira hehe? Ibera mu rubingo, ibera mu miyenzi, ntabwo bose babona. Erega bose ntabwo basha kwishyura amarogi, bose ntibishyura amarogi my dear, bose ntibashoboye kubona amacumbi. Bikada harabagaragara muri ruhurura, ababi nabategeza teko nk'ubiruhurura hisiza mu imvura, amazi avuye hano tutazi igihe imvura yagwiriye. Ntuziko Nyabugogo ujya yuzura kandi nta mvura yaguye, naho Nyabarongo ntijya yuzura nta mvura yaguye. Aha ubwo abantu bihengetsemo ngo yumutse ikabaho kababayeho. Rero mu bintu polisi irinda, mu gisigare kirwanya, ntabwo cyabishobora rwose, ntabwo cyabishobora. Gifite ibindi kirinze igisigare cy'u Rwanda, polisi ibindi irinze binaduhangayikishije kuruta iki biriya, ntabwo babishobora. Ariko ibyo nyine badashoboye, yego, kandi biba mu abantu bakora, nta zindi mbaraga zibibabuza. Tubibujijwe nuko twabereye iby'isi nk'ababambwe, nabyo bitubera nk'ibibambwe. Abumva babayeho gutyo baha Imana icyubahiro n'amashyi menshi. Ntabwo ibyaha twaretse gukora, ariko byose byatugiragaho byo bita les conséquences immédiates, ingaruka za ku kanya. No, ntazagira ukubeshya. Umuntu nibamubuza inzoga, urwagwa, ikigage, byeri, koka, byose bakabimubuza kubera ibihaha bye na ntuza urwagashya, n'umwijima n'ibindi byose, wakabirikira n'ibyo ngibyo. Munsi umwe azumva ashatse akayoga yahagire rwose, maze umuntu bagasangira mu gato kamubwire pfa nk'imfura,
pfa kigabo rwose fata urwagwa ruraryoshye se ruraryoshye soma wenda intama nka zingahe nibura wiyibutse urwo ngurwo anyoye intama zingahe aba ari rwo rumwica. Abantu babujijwe ibintu nk'ibyo na muganga ku itegeko ry'imibiri yabo, batandukanye natwe twabibujijwe nuko bibambwe tukabamba. Ntabwo bitugiraho ingaruka zako kanya. No. Ngo tuvuge ngo icyatumye tubireka. Oya. Siyo mpamvu abantu bamwe byose babyitiranya ko byose ari urukundo. Nyamara si byo, ntabwo byose ari urukundo buri. Kuko Paul yavuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira ikizinga, rwe kugira umugayo. Amen. Niyo mpamvu urukundo rw'abasore bagomba kwitonda karureba. Ye mukobwa, niba hari umusore ubwira ko agukunda, genzura urwo rukundo niba ari uruva mu ijuru ku Mana. Attention, rutaba rurwina hangaha mwizi rwa kamere rw'umubiri rwa wa muntu w'iki w'ubutaka. Attention. Faites attention. Hallelujah. Mwama dufasha cyane. Umuntu iyo yakiriye Yesu, byo twita gukizwa, akihana. Hallelujah. Uwo munsi umuntu wa kera kuva icyo gihe abambanwa na Kristo, agapfana nawe. Hallelujah. Agira ate? Abambanwa na Kristo, agapfana nawe, yarangiza agahambanwa nawe. Utahambwa ryari? Mu mubatizo wo mu mazi menshi, bamuzamuramo, hakaba hazamuwe umuntu mushya, ubaye mushya muri Kristo Yesu. Iyo niyo process cyangwa procedure y'iki ya baptême. Umubatizo wo mu mazi menshi nicyo ngicyo uvuga. Ari nayo mpamvu inshuti za Kristo nzajya mbivuga abantu bazizire ariko batanzize. Niyo mpamvu atari byo bitanemewe kubatiza umuntu udakijijwe, utarahinduka. Ni ikosa rikomeye cyane. Ubwo ubuhambye umuntu ukiri muzima. Yego, ibyo uhumeka gitera imigeri. Ikindi kandi noneho niba yanapfuye koko akaba yapfuye, wimunyuza amazi ku gahanga, isi uguhamba ku gahanga hano mu mfuniko w'icupa utonyeje gutya, urasa umubatizo nta mubatizo uri muriya ntawo. Ikimenyetso cyo kubatizwa ni uguhambanwa na Kristo no kuzukira muri we. Tubisome Abaroma igice cya 6. Abaroma 6, ndahera ku murongo wa mbere ngaho dusomere. Aravuga ngo yego, nuko tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Nuko tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage nibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri ibyo duti? Nimuzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo, ntimuzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. 5. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, yego, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. 6. Kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera, umuntu wacu wa kera yabambanwe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Urakoze cyane. Ibintu by'ijambo ry'Imana biniryohera nkumva muziki nabivugaho. Nkumva nababwira ngo mwakire ijambo ry'Imana gusa. None tuvuge iki? Ubwo hariho ubuntu, tugumye dukora iki? Ibyaha ngo nibyo bizatuma ubuntu busaga. Gusaga ni iki?
gusaga ni iki? Hari ijambo risobanura mu migani ngo nk'uko umunyu usaga mu biryo. Donc nk'uko umunyu usaga mu biryo usaga. Buriya umunyu abagore muteka murabizi, njye sindateka navuka. Habayeho n'impamvu ituma nteka kubanza napfa. Nabyina ndebe se mbahishe. Kandi abateka abagabo baraha babizi n'abahungu babizi sinabahinyura rwose, nicyo gihe cyabo. Ariko amakuru nabonye kandi ntakurikirana, sibyo mwana, umunyu wawunaga gutyo ahantu hamwe, yego mu gitoki cyangwa mu birayi, wana wumindagira urutyo hose, ni hahandi hawo kuva amazi arimo arawuzerereza hose, no kundi baho utawugejeje wowe amazi arawujyanayo. Burya rero uzerera mu biryo byose ugasanga inkono yose yabaye umunyu kandi wawunaza ahantu hamwe, niyo bita gusaga. Yego amen. Ubu tumenya dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Donc nitumenya gukora ibyaha biratuma ubuntu bukwira hose. Ukoze ibyaha wese Yesu amugirira ubuntu biratuma tuvuga ngo ubuntu bwakwiriye. Ahora tiwoya noronga ntibikabeho ko twebwe, amen, abapfiriye muri Kristo Yesu, abapfuye ku byaha, twakomeza kuramira muri byo duti. Ntimuzi yuko twese babatijwe mu rupfu rwe, muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Imana ishimwe. Inshuro maze kubona abantu bapfa, naje gutura umwanzuro cyangwa se kwanzura ko mu cyaro bashobora kuba bahamba abantu batari bapfa. C'est recherche nuko nabigenzuye yewe. Nkurikije ko nabonye abantu bapfa n'igipimo n'ibintu abacometseho biza kwemeza ko Yesu wapfuye. Yego n'ukuntu abaganga niyo apfuye ikimashini kigaragara ko birangiye, n'ukuntu bamureya nima ngo ariko yakongera guhembuka. Kuri mu cyaro ushobora kuba bahamba abantu batari bapfa. Nta kamashini, nta kureba nawe ndebera no kubuza ngo bagafata nga gusa bakagira gutyo ndebera nawe hakaza umuntu mukuru akagira cyangwa ido yashinga tucyangaha yakumva akagati katakora byarangira. No si umunirologe ntazi iby'imitsi. Hari igihe kaba kadakora hano ariko ahangaha gakora, uko tugenda tunanirwa dushyira ku mutima. None ugasanga umuntu yaba yagize ko yasamye gusa nta kintu nakibasha, basuka udutanga tukagaruka bakoresheje akayigo gorya byabiri ijoro n'ejo bati mushyingure kabutindi. Nase bati umuntu utacyumva umugore we akaba atarimo kumenya abana be. Mbese bitwita kuba muri koma twebwe, naho nabikuye yewe, ibi twita kuba muri koma hariya CHK cyangwa Faisal hariya. Ariko ibyo mvuga murabyumva mwebwe murumvira iwanyu mu byari dukomoka atari komeza nta gipimo inahamurwa nanyu mu Rwanda mu gihe Kigali ikanomba hangaha hari hirya CHK ikibagabaga umuntu ashobora kumara koma muri koma amezi 3 ataraba. Yego ari ukunguku gusa nibyo, nta muntu arumva, nta muntu abona, reka data nta cyamenya kwisi, nta kintu kijyaruka. Ariko kwa muganga aragira ati iyi mashini iracyagaragaza ko umutima utaraca. Ndashaka kuvuga ko mu cyaro rero ho
ntawe umara ayo mezi, oya nta n'umara umunsi. Umugore w'umugabo arinjira yasanga ari uko ameze yarambije cyangwa ikoze position fixe, akabwira abana be bari Nyagasambu n'inshuti ze zirwa nkuba ahantu nk'aho ngaho. Siko byarangiye, kandi nyine kuko byarangiye akurikiza aho azi, aho agarukira kumenya byarangiye nyine. Umuntu ntakimenya umugore we, ntakimenya abana, urumva bitarangiye. Yanze amata y'inka ze kandi zirakamwa zose yayikundaga kubera umuntu bitarangiye. Bagatabara kwirimbi, bagacukura kajyanayo munsi y'urugo cyangwa ku gasozi. Mbigenzure nuko ndashaka kuvuga, iyo abageshoga ngo nibura mu byaro byose iyi ambulance ijya kuzana umuganga, bambe ujya kuzana umurwayi, niba hari umuntu upfuye basi sibyo, babanze bajye gute ambulance ijya kumuzana, bamukure nibura tete yanyu, naho ubundi babwije ukuri mu byaro bahamba abantu tarapfa. Hari ibintu mvuga gutya wenda bikazumvwa n'abantu babifite mu nshingano bakazabikora. Ubuse mwebwe mwese nzi muri bande, wenda namwe harimo ababikora, ngaho byandike uzabishyira minisante rero. Yego, nimugenzura marasanga rwose ikintu gishoboka, sibyo? Aha urugero ndubahereye iki rero? Ndubahereye ko no mu by'agakiza uyu mubiri ugomba ukabanza ugapfa kuri buri kintu. Mvuze mukira, ukabanza ugapfa kuri buri kintu. Ngira ngo murabizi ko muri ubu buzima bwacu busanzwe bw'umubiri umuntu ashobora gupfa organe, ayutse kugira paralyse. Muziko paralyse hari iba partielle, sibyo? Y'igice kimwe, hakaba na paralyse ifata umubiri wose. Mubizi ko aka kaboko kagagara n'intoki zako zose, akagafata mikoro umwigisha akigisha ariko azanakubwira agahengama, ariko pe aka kaboko kakagenda kajyana n'umusaya, kajyana n'ugutwi n'izuru n'umunwa. Iyi ni paralyse. Ariko uyu muntu ntago arapfa, kuko aracyabasha kureba abana bakabamenya, akabishimira. Iyo atashye baramuyambira ko papa aje, nubwo yego sibyo. Hari n'ubwo bitwara akaguru konyine gutya n'akaboko gutya n'ibyo kagenda gutya bikabirangiye, ariko aracyagenda, aracyumva, il est conscient. Mwari muzi ko muri aka gakiza ka Yesu tuvuga hari umuntu uba marya yarapfuye igice kimwe gusa. Yego, yapfuye ugutwi kumanukana n'ukuboko kw'imoso bijyana gutya, ariko kw'iburyo kwagukubita ikintu agushyikiriye. Kera yateraga ingumi yize karate, yakurebera ikibura agasana cy'igipfunsi. Abo rero niho uzumva nyine avuga ati reka nirinde kuko twenda kwegera igaburo ryera. Kristi unsuye twegereje igaburo, kandi tuzaryakira ejo. Nakuzibeshye wongere uzunyirata unyiryaho nta gaburo ryegereje, uzandeba sha. Buriya hariho abantu hariho abantu batabuzwa gusambana nuko bakijijwe, ahubwo babibuzwa nuko babibura. Wamuvana neza tutajya muri Sodomu hariya hirya munsi y'amajarwa, niba munsi haruguru yayo, tutajya mu biryo gose. Murumva utabona ugenda usanga ntiwamenye umukurangira, byakwibe mbese. Hakubona kari kantu kandi
kameze nk'ubupfura k'uburere, uzi ko mama yagiraga akantu yajyaga ambwira, avuga ngo nariye imbwa ngo nibura narya inzungu. Nibwo bwa mbere mukumvise? Urakoze cyane rero. Najya nkumura kafite nibura n'umuntu yariye imbwa Michel bucura bwanjye gusa niwe bucura bwanjye. Umuntu hariye imbwa y'inzungu nibura. Ntabwo yabaga afite umuntu yahinyuye yagaye cyane. Hariho abantu bakuriye gutya aho ngaho bumva nyine bariye imbwa barya inzungu. Bataziritse zose babonye inzungu bagerageza. Bya bihuru ntibabijyamo, iyo mibirizi ntibayijyamo, n'imiyenzi na ruhurura, ariko ahantu hasirimutse haraye nk'ahantu Toronto, hakagira umuntu umwiryaho mbega. Ndavuga ati noneho nta Polineri, nta baririmbyi, nta badiyakone. Ndakwinginze ubwira Imana ngo nyica wese. Nyica wese. Nyica wese. Amen. Nyica wese. Nyica wese. Hari umuntu ujya ngaha karirimba, akigisha, akicaza, gahanaguriza ntebe, urusengero rukuropa wenyine, ari mu mbaraga nyinshi. Ariko mubonye ari mu rugo avuga ati uyu munsi ndikubitira umugore Mana ngiye kwikubitira umugore, maze igihe ntikubitira umugore mbabarira nk'uburyo nakanya nikubitira umugore. Kubita kandi ngo ari mu mwuka ngo guhanara. Oya, bwira Yesu akwice wese. Kandi nubyanga ntabwo uzazukira ubugingo. Biratubwiye ngo abapfanye na Kristo bose bagahambanwa nawe, uko imbaraga z'ubwiza bwa se zamuzuye niko tuzazukira muri we. Imana ishimwe. Mwinginge Yesu yicuye umubiri tukiwugendana gutya, kuko niko Pawulo yavuze. Amen. Abagalatiya 2:19-20. Somera twumve. Ahantu mu Baroma ndahagaruka. Abagalatiya 2:19. Abagalatiya 2:19-20. Ravuga ngo amategeko, Abagalatiya 2:19. 2:19. Yego. Amategeko yaneye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Nabambanwe na Kristo, Yego. ariko ndiho. Yego. Nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Amen. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Amen. Je suis crucifié avec Jésus, mais je vis. Nabambanywe na Kristo ariko ubu ndiho. Nyamara nubwo mubona ndiho, hallelujah, ntabwo ari njyewe ukiriho, ni Kristo uriho muri jye. Kintu Imana ifasha tucyumve, ni Kristo muri jye. Ni Kristo muri jye. Imana ishimwe cyane. Kubambwa kw'imibiri yacu, tukabambanwa na Kristo, tugapfana nawe, tugahambanwa nawe, azute tukazukana nawe mu bugingo bushya. Hari umurongo badusomeye wa gatandatu muri na kwa gatanu muri kino gice cya gatandatu cy'Abaroma, basomye navuga ngo ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranyije nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Gatandatu, kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ugire ute? Ukurweho. Umubiri w'ibyaha ukurweho. Nshuti zanjye,
umuntu yakoze umubiri w'ibyaha ukurwaho ute ko umubiri nari mfite ntarakizwa, ko ari wo mfite, ko ari wo ngendana, ukurwaho ute? Aho kumbe Yesu, haleluya, Yesu yiciye umubiri mu mubiri. Intoki ziracyari za zindi, cya gipfunsi cyateraga ingome dose ngo kiracyahari, rwa rurimi rwasebanyaga, rwahehetaga, rwateretaga, ntirukirimo. Hari ubwo barukuyemo ngo duhe rushyashya? No, ntaho tujya guhinduza, ntaho tujya guhinduza, ntabwo ari piyese, ahubwo Kristo yiciye umubiri wacu mu mubiri wacu. Awicisha iki? Awica kuvanga amaraso ye na yacu. Imana nishimwe, haleluya. Noneho imibiri yacu ntiyaba igikora ibyo irarikiye cyangwa yifuza. Birasaba iki rero? Pawulo yandika yaravuze ngo birasaba kutayumvira. Kutumvira iki? Imibiri yacu ngo tuyihe gukora ibyo ishaka byose. Tuve hahandi twasomye tujye hepfo ku murongo wa 11 tugeze ku wa 20, hahandi mu Baroma nyine. Haravuga ngo abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi muhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ingingo zanjye mezwa ruganda, ingingo zanjye zose nkwiye kuziha Imana ngo zibeho nk'iki? Nk'intwaro zo gukiranuka. Mwamashimwe cyane. Nk'intwaro z'iki? Zo gukiranuka. Twihe Imana nk'abazuke. Ingingo zawe urabizi ko zakoraga kera utarakizwa. Kwa kundi rero uzakoraga urasabwa kuziha Imana, ukaziha zose, ukaziha ngo zibe imbata zo gukiranuka, nk'uko zari imbata z'ibyaha kera zikaba imbata zo gukiranuka. Ukanga kumvira ibyifuzo, demand, request z'iki? Z'umubiri. Niko Pawulo tugira inama hano. Uri umubiri ibintu basaba zabigenzure. Iyo umubiri urimo gusaba umuntu ibintu runaka, wumva wa muntu w'imbere bugingo umwe wamanutse mu ijuru, wumva ameze nk'utangiye kugira agahinda. Yego, kumva atangiye gushavura, kumva atangiye gushavuzwa nuko hari ibyifuzo umubiri urimo kugezaho, kandi akabona watangiye kubyumvira ngo ugire bimwe wemera, ugasanga umubiri bambe bugingo urabyanze muri wowe. Hari umuntu upanga amasengesho yo kwiriza umunsi umwe, uwo mwanya akatangira kumva amajwi mu birunga ati ariko se wowe ntabwo uzi yuko rwose iyo usenze umusengesho w'umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 mpita ndibwa mu nda, nkatura imibi, urumva nkagira ibintu by'ibifu, nkagira malaise, urumva nyine nawe ujya wiherera usenge udukeya ariko ntukanyice rwose. Urabizi ko mpuruta kubi, mpita ntakazi biro nyine uwo mwanya. Ubwo ni umubiri urimo kujya gute? Kuvuga uguha amabwiriza. Mpita mpuruta, nkagubwa nabi, ahita nkuba n'amaso akameneka, urumva mbese uranyica wa mugani. Kandi nyine sibyo ari ngibishoka mu by'ukuri. Pawulo yaravuze ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa kugira ngo ubwo maze kubwiza abandi ntagaragara ko ntemewe. Ntabwo tugomba kubabaza imibiri ku buryo dupfa nk'ibyo ndimo kumva hanze aha ngaha ngo y'umupasiteri wasengesha abantu iminsi 40 ngo ni 40 nk'iya Yesu, maze barapfa ye. Burya si byiza gusengesha abantu amasengesho y'itegeko kandi imibiri yabo itari yashobora, si byiza na gato. Ibinemewe burya Yesu n'agakiza ke atwemerera gusenga uko dushoboye, uko dushoboye, ntabwo ari ko tudashoboye. Yewe no mu kwitanga ibyo gutanga amafaranga n'ibindi, ijambo ry'Imana dusaba gutanga uko
dushoboye. Imirongo irahari yo muri birahano ngo birahagije gutanga ukurikije ibyo ufite. Abakorinto ba mbere 8 nako ba kabiri 8:15. Nta kintu na kimwe Imana igidusaba kirenze icyo dushoboye, kuko irabizi ko ibirenze ibyo dushoboye niyo ibishoboye ijya ibikora rero. Kandi muzirikane ko amasengesho musenga ni make cyane ugereranyije n'ayo umutambyi wacu Yesu adusabira. Amen. Nukugira utuntu duke gusa tumubwira ngo ajye tuvuganira ku Mana, ariko mu by'ukuri nimwibuke ko we navuze ngo mutaravuga so wo mu ijuru aho mutwe ibyo mukeneye. Haleluya. Ndenda gusoza mbasaba rwose kutumvira ibyifuzo by'uyu mubiri, kutita ku byifuzo byawo, ngo mwite ku byo imibiri yanyu irarikira. Ntimukayihe urwaho ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Reka dusome Yuda, urwandiko rwa Yuda. Yuda agira igice kimwe nacyo kitashyitse, ni uturongo duke gusa tuba hariya hafi y'ibyahishuriye Yohana. Turasoma umurongo 17 kugera ku 22. Yuda, ngaho dusomere avuga ngo 17. ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice, ni abantu buntu ntibafite umwuka. Yego. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. 22. ababigisha impaka mubagire impuhwe, abandi mubakirishe ubwoba, mubahubuje mu muriro, mwanga ndetse n'umwenda utewe ibizinga n'umubiri. Nakoze cyane. Ahantu nshaka naho ngaho kwanga umwenda wose utewe ibizinga n'iki n'umubiri. Qu'est-ce que c'est ibizinga? Ijambo ikizinga ni iki? Ikizinga mu Gifaransa bakita tache. Ikizinga ni ukwandura k'umwenda kwanga kuvamo bawufura. Ntabwo ikizinga ari umwenda wose wanduye. Hari umwenda utandura. Ubu si ibyo ndimo kubira ubwabyo ntibiri byanduze. Yandura da. Ahubwo se ubu ndamukirwa n'abantu nk'abane wenda bahinguye naba ntanduye. Muye n'abantu rwose bankumbuye, bamfitiye ubwuzu bose banyambira. Mutwa abakecuru baramukanya bakaguturuka hano mu bizigira, bakakumanuka hose barya. Niko yimishe, uraho mama, uraho neza, cyo komera mama, gira abana, gira inka n'abana, yego. Aho hantu hose niko hakiri ibyondo, abanye ku muhini w'isuka. Sinabona kwandura. Ahari mutandukanye kwandura no kugira iki ibizinga. Kandi ngo bitewe n'iki n'umubiri. Umubiri utera ikizinga gute? Umubiri utera ikizinga mu gihe umubiri ukwanduje kandi ntushake ko wezwa. Umubiri ntushake ko wezwa wowe, ko bugingo yezwa, kuko umubiri wanduza bugingo. Ntabwo ari ubwo wiyanduza amezi amwe, ntabwo wowe wiyanduza, ahubwo umubiri wanduza iki?
wanduza bugingo wa muntu wavuye mu ijuru, umubiri uramwanduza. Iyo umwanjuje rero, ikintu gitabara uriya muntu w'imbere ni ukwezwa, ni ukwiyeza, ni ugusaba Imana imbabazi. Haleluya. Iyo rero umuntu atabikoze, ashidukira ibyari umwanda gusa bisanzwe, byanafurika bikavaho. Yego, muzi ko hariho na za wodo javeri bifura imyenda y'imyeru bikava no mu bizinga, ariko kuba utayikoresheje utanabyitayeho, none neje icyumweru kigashira umuntu utarafurwa, ikizinga kikaba ikizinga nyine. Imana dufashe cyane. Niyo mpamvu itorero ry'Imana, abakristo mugomba kumenya ko ikintu kitubeshejeho ari ukwezwa k'ubugingo bwacu. Twarihanye, twababarirwa ibyaha, dukira urubanza rw'icyaha, ariko ubu turimo tugomba kwiyeza. Amen. Ngo twikize imyanda duterwa n'uyu mubiri. Kandi irahari. Wabonye umuntu unamwifuza, wanduye, ariko nubyiyeza humura, ntabwo ukiri bube ikizinga. Yego, umuntu yakubwiye nabi nawe uriyajisa nabi, burya ni umubiri warwanaga n'ubugingo, ni kamere yakoraga, umwuka ati gasopo, ariko hari ibyangiritse bitunganye biye kuba ikizinga. Amen. Nahuye n'ibinyaruza mwami, ariko binkize biye kuba ikizinga. Nanduye, I know, ariko sinshaka kubinda biba ikizinga. Yesu adufashe cyane. Nibuke yuko cyane cyane ibintu, imyenda yandura cyane ikagaragaza ko yananduye ni iyihe? Ni iyera, ni iy'umweru. Yakanzu yanditse mu Byahishuwe 19 havuga ngo uwo mwenda w'igitare mwiza urabagira utanduye. Yego, w'igitare niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Uwo mwenda ugaragaza ko wanduye vuba, mu gihe ibi ngibi by'ibihogo, by'ibigina, by'ibijuju bitabigaragaza cyane. Bivuga ngo umuntu wese witwa izina rya Kristo agaragaza akantu kose kamwanduje. Nimushaka mwitondere, kuva mwitirirwa izina mwitonde, kuva mwaritirirwa izina mugire gute? Mwitonde. Pawulo karavuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ari uw'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye n'uko bwije. Umuntu wacu w'inyuma arasaza, ariko uw'imbere agahindurwa mushya. Haleluya. Ibitunganye w'imbere sibyo bitunganya uw'inyuma. Uw'inyuma iyo mwariye mu gitondo breakfast nziza iteguye neza, kumanywa mukarya uturyo turyoshye mushaka mukunda, hanabishobora nko mu masaha 9 bagafata utundi tuntu ab'Imana yihereye inda nziza zisukuye cyane. Muri aka kanya haye masaha ageze kabarashushwaranaga narayura, umva nawe kane mu munsi, ariko hari abantu rwose Imana yabyihereye ntawe wabibahora. Ariko buryo uko mubifata umubiri ugubwa neza, ubugingo buvuga ati natwe ariko turashonje, nabwo bufunguza iki? Amateraniro nk'aya ngaya, amasengesho ejo mu gitondo. Haleluya. Fata akanya nimugoroba wiherere, n'ibiryo rwose ubirye nta kintu nawe bikubujije, ariko ubugingo nabwo ugira ikintu buha. Fata iminota 5 usome ijambo ry'Imana, nubwo wasoma paji imwe gusa muri Bibiliya, paji imwe. Amen. Buri kimwe gishatse kugaburira ubugingo ibikimugaburiye. Amen. Ariko ikintu kibabaza ubugingo ni ukubona wita ku mubiri cyane kuburusha. Kambabwirira mu ngiye gusorezaho. Muririmbye yararirimbye mu ndirimbo zo gushimisha Imana, aravuga ngo basirikare ba Kristo mubyuke, murasane n'isi n'umubiri n'umubi, muze murwaniyo ntambara nziza, dore ibendera twahawe n'umusaraba. Donc buriya umuntu wese wa Kristo arwana n'abanzi batatu. Afite abanzi bangahe? Batatu. Isi,
umubiri n'umubi. Uzambabarire naho uzabibazwa handi uzabivuge uko. Nutabivuga nguko ukabicurika uzaba ubyishe. Buri gihe umubiri ugomba kuba hagati ya bombi. Isi, umubiri n'umubi. Ubwo umubi ninde? Ni Satani, ibyo birumvikana. Umubiri rero ugomba kuba hagati ya bombi, ngo kubera ko umubiri ari iki? Ni icyitso cya bombi. Ni icyitso cya bombi. Isi yishaka umwanzi ituma ku bugingo, ituma umubiri. Isi. Satani yashaka kuba tuba ku bugingo ngo mumuhigire, agatuma iki? Umubiri. Donc umubiri ni icyitso cya bombi, cy'abanzi bacu bombi, da gauche na droite, left and right. Abanzi tuhafite, ubafasha kubona ubugingo vuba ninde? Ni umubiri. Mfite ingero nyinshi nabaha hano muri Bibiliya. Birababaje rero, kandi murimo murawufata neza, mana we, murawufata neza. Murimo murawurimbisha we, mana yanjye we, kugeza umuntu agira umusatsi w'umukara ukazava hakagira uw'imvi zisa n'iza nyirakuru, nazo kandi mbi, naba n'iza nyakuru zifuzemo. Izindi zimeze nka zandi zagiyemo ibyunzwe byinshi n'ivu no guhinga, zihingiramo itaka cyangwa yikoraho ibishingwe, imvi zikagenda zikaba umutuku. Barabara uwo muntu murimbo. Abantu barimo baragira umusatsi w'ubururu, mujya mubona please, nta ubururu uriho, n'uw'umuhondo, n'utukura, n'undi wenda kumera nk'indabyo z'umuko. Ibyifuzo by'umubiri mutabyitondera, birabagirana hano kure. None se mwe bagore, iyi misatsi mureba mwitaho cyane, simbabuje rwose kuyitaho. Ntabwo murabona noneho uwo byose yabirangije. Donc tubyite style buriya cyangwa tubyite mode zose yarazimazeho, yarazivuye inyuma, yarazirangije, akajya muri salo neza, agasigara ameze nk'ukwanjye pe mabusu kabisa, maze akagushakira ihera ringana n'ikigurudumu kiringi ikibana bacungaga kivuye ku ngunguru, agashyira. What kind of murimbo, my God? Ndabyo akabona ntibihagije, akagenda ibi bitsike byose bakabimaraho, atahasiga imbyiro, akahasiga aluminium. Imirimbi irabamaze, kandi ni domande z'iki? Z'umubiri. Mbibutse ko biriya byose ari ibyifuzo by'iki? By'umubiri. Kandi nta kintu Imana kimwe yakuremyeho atari cyiza kuva yakuremye. Ni ibintu mwigira gusa ku bundi yo ikurema. Oya, iyibuke ku myaka yawe 15 uri agakobwa k'akangavu katari kabona uburyo bwo kubikora ibyo byose. Hitukurura agasatsi kawe k'icyo gihe. Mama we, abantu bakureba bati ni nyirakuru wagiye mu ndaragaruka, ariko ntawamenye ko uzana nyogokuru wawe. Nta muntu wavuga ko usana mama wawe, kuko uruhanga wararwishe, amasoso warayasibye. Umubiri ufite domande nyinshi muri ino minsi, ndababwira ukuri. Erega ni ibintu mwami yansuzarenganiza. Yesu yaransuye arabimbwira. Aramwa ngo uzambwirire abaja banjye bitwa ko bankorera, ubabaze ngo bafashe ibintu byose bashyira ku mibiri yabo bakabinkoreshereza umurimo, baba barimo babitse ibintu byinshi mu ijuru, ariko ibintu byinshi ntibibajye kuki? Ku mubiri. Ngaho mubigenzure. Muri bijuteri honyine amaherena nkarindwi n'impeta nk'eshatu. Bose ugutwi bakagutaka koza kurangiza. Hari umuntu umwe w'umudamu Imana yaramusuyira mu muganza arakizwa, yaduhaye ubuhamya, atubwira ko yajyaga muri bijuteri, ku matwi, ku ntoki, ahangaha hose byabaga bikaba 500.
icya kabiri cya miliyoni pe ibyo mbabwira ni ukuri yaduhaye ubuhamya turi Bujumbura nko muri 2009. Reba uyu munsi wa noneho idolari rigeze ubu ni nka miliyoni rwose. Yesu aransanga nijoro arambwira ngo uzababwire ngo ibyo bintu byose nibyo byanditse muri Yesaya ngo mureke gukorera ibidahagije mubone uko murya ibiza by'ubugingo. Donc turimo turashyira ibintu byagakoze umurimo w'Imana twakabikije mu ijuru, turimo turabiha mu mubiri gusa kandi tumuha ibintu byinshi pe, tumuha ibintu byinshi. Uwo mwana w'umukobwa wakubye ibintu akabimaraho byose, Imana yigeze kumukubishirizaho imvura yihutirwa itakubye rwose, maze imufatira ahantu hatari ahantu ho kugama, aranyagirwa. Iya mbere yamuguyeho byashotse bimujya mu maso. Kubera iki? Imirwanyasuri yari iri aha ngaha Imana yamuhaye yari yayivanyeho. Ubundi itu tuntu biti bitsiki tubereye aha ngaha kurwanya iki? Isuri. Aka gahanga mureba amazi ahaguyeho n'ubwita yirukanka. Niyo mpamvu uzabona umuntu wese unyagirwa abagira atya do. Murebe hano abagira suko ibi byaberanga kugira ngo birinde iki? Birinde amaso. Nuko noneho bimbuye mu gahanga rero muzi ko umuntu ko atranspira asohora umunyu. Iyo wivanze n'amazi amuguyeho bihinduka umunyu bikamurya hehe? Mu maso. Umunyu uramurya arakuba gukuba biranga ageze harahagarara, ahebera urwaje ahagararaho iramunyagira. Imuhitiraho kubera ko ntabwo yari kumenya hanyura. Nuko ageze mu rugo yagiraga umusaza w'ukijijwe umubwira ati kandi nkubwire ibi ndimo kwigira. Ndatumva ibyo wambwiye ndabibonye Imana iranyigishije. Ningira amahirwe izongera kumera sinzongera kuzikoraho. Kuva icyo gihe niyongeye kuzikuba. Rero hari ibintu murimo gukora, Umwuka Wera akomeje kuvuga yuko murimo gupfusha ubusa nyuma gakoresheje Imana. Mu kwezi mu byumweru nibura 4 utunganyijemo umusatsi gakeya, reka tuvuge ko agiyeyo 2. Kandi ko agiye hasiga bingahe? Uyu munsi wa none ubanza ari hejuru y'8 10 se gutyo simbizi ntabwo njya ntunganya nta no gutunganyiriza. Ariko muyabare muyumve uko yaba ari kose Yesu yigeze atanga inyigisho nziza. Haleluya! Aravuga ngo mushyire ubutunzi bwanyu mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitagera ngo ziburye naho abajura batagera ngo babwibe. Ariko murebye ibintu birimo kujya ku mubiri w'umuntu nk'abantu. Michel mundeba aha ngaha Imana yampaye inzara nziza. Izi nzara ni mbi kuko Imana ishaka gatatu muzirebe. Gira gutya rambura intoki da gira utya ubikesha urabuze nzo nzara. Ubwo dayimoni yagutera ukajya gushyirishaho izindi, kagenda bagakwikiramo izindi bakagukwikiramo izindi bakagukwikira bakazikwikira barangiza kuzigukwikira bakazisiga irange gasigara ari ibintu bize kucya nkaho nizo gushima inka nizo gushima umuntu wese wariwe. Kera tukiba mu nka tutaratera imiti gutya tugishitura inka mu mategeko y'umuntu uba mu nka yagombaga gutereka urwaruro kandi akarutereka ku kiganza kidakama. Iyo mategeko urwo rwara rwabaga ku kiganza gishitura igikama akarumaraho ngo atazakomeretsa inka ibere arimo ayikama. Urwo rwara rungana gutyo yose yari ukubonaga ku kiganza gikama warakubitwaga. Mwarakwikiye uwo munsi iyo bazishyizeho amameza cyo nk'urwaye shitu nta wasuhuza nta wavugisha abari gutyo. Hari umunsi bagiye kuzikuraho nagiye kwa Rongora bagiye noneho aho bapurije ntiyagerayo mukurukuraho yaratatse. Nari nicaye hafi y'aha ngaha ndamwe ko mwana w'umukobwa urangana n'abangira kamugira inama urinda kuza kuburuga hano muri salon wasamye uvuza urwamo bakuraho iri cyane bagushyizeho. Hari ikiganza bari barangije
maze ngifata cyane, urabona intoki nza wari ufite, urabona iki kiganza Imana yaraguhaye kera urimo kugenda wangiza cyiza cyane, n'intoki nza cyane, inzara nziza cyane, utari ubuntu none uramurashyiraho ibindi bintu kandi urabyishyura amafaranga menshi. Ikintu kimwe ngo niba kigura ngahe, iyo nkota imwe nduzi ko nta nzara mbonye. Ibi bintu byose mureba Satani mu kuzana arimo arabizana ngo muse nuko abe basa. Ndabivuze Michel, Uwiteka yarambwiye ngo arimo arabizana kugira ngo mutagira difference between you and abe. Nima mugenda muri uyu mujyi he kugira umenya aho muhuriye na Kristo, kubwo umuntu abone muri abande muri abasatani. Niko bimeze kandi kumabwira n'ukuri, ibi mbabwira nabivanye mu ijuru niba bintu. Nimugerageze musuku Uwiteka yabaremye, niba mwanze muzabazwa ibintu murimo gupfusha ubusa mushyira ikuzimu, mubishyira ku mubiri kandi ubora. Nimubigenzure murebe, mugenzure murebe. Uyu mwana si umukobwa, uyu mwana ntiyari mu iteraniro ry'ubushize, uyu wambaye igisirikare, ngwino sha. Uyu mwana si umukobwa, ngwino gice kobwa. Niba rero muzi kureba abakobwa beza, uyu mwana ni mwiza. Dore nge mbabwire Michel, na Bibiliya ubwayo yemera kuvuga ko umuntu ari mwiza. Abyumvise? Uyu mwana ni mwiza. Uyu mwana rero ubwiza afite, yego, nibwo bwemewe kuvuga ko ari bwiza. Ubu dore ubu nibwo nibwo bwiza. Kuko mu Gifaransa icyo bita bonne, belle fille, hakaba icyo bita jolie. Umukobwa se bise jolie fille aba afite ubwiza makiye, bupampye bwa makiyaje. Ariko bise belle fille aba ari mwiza uko Imana yamwiremeye. Uyu mwana ari mwiza uko Imana yamuremye, naturel, nibwo bwiza Imana yamwihereye nyine. Nta bindi wamushakamo, nta wundi wamushushanya nawe, arasukwe. Yego? Uyu rero uba abantu bamuzi neza, bamuzi nk'umuko, bashobora kuvuga bati arasa na se cyangwa se kuri cyangwa nyina cyangwa nyirasenge, rimwe nababwira ngo mukanya. Ariko ubashyizeho ibindi bintu bindi bitwikira amaso, hari ibicangaho ugasanga urawigiza cyo ngo ubone kureba, ukaguma kuwigiza ngo urebe. Ibyo bintu nyirakuru ntabyo yagize, nyirasenge ntabyo yagize. Urabona uyu mwana Bibiliya yera irambwira ngo uri iki? Nimunyumve, uri iki wowe uhinyuriye yakuremye ukayibaza ngo wandemye ute? Hepfo akavuga ngo mbese ikibindi cyabazwa kibumbye ngo wambumbye ute? Bishoboka? Niko muri sanditse. Ntabwo ikibindi gishobora kubazwa kibumbye ngo wambumbye ute, wambumbye kuki wampaye ubunwa bugize gutya, kuki wandangara gutya. No, umubumbyi yakigize uko ashaka nyine. Uwiteka yumva abashaka kukubona uko yakuremye kandi unejejwe nuko yakuremye. Uri fier d'être comme uko waremwe. Ibyo byose ushakisha n'ibyo wishyiraho byose n'ibyo kugira ngo Satani yangize, noneho habeho urusaku hagati y'umubiri n'ubugingo. Ubugingo buvuye buti nta kintu turimo kubitsa mu ijuru. Ibintu byose Imana bimarira kuki? Ku mubiri. Kandi mu ijuru aho tujya ngewe hari ibyo bazambaza. None Imana bimarira n'ahangaha mu isi. Nuko ubugingo yirirwa rekarama imbere y'Imana asakuza. Yesaya 56 kuvuga ngo nimureke gukora ibidahaza mubone uko mugira ibyiza by'ubugingo. Nifata ibintu ngo mubya. Reka mubwire, biratangaje kuba wakwishyiraho, reka mvuge 10,000, 15,000, 20,
ukabishyira ku mubiri ugumvuze kandi dukeya, ariko ayo mafaranga yaragaburiye umuryango uraje abana ubusa nibura iminsi 3, kandi uwo muryango urahari. Umuryango urahari, niba wumva ntaho uzi wayajyana umbwire nkurangire, kuko niba hari ibintu menya abantu bamerewe nabi. Yego uyu munsi kwa kanera haya sinakubwiye ko navuye nejeje mvuye iri iwacu. Okay, ndi Bujumbura, umuntu yarambwiye ati mukozi w'Imana, kandi iyo nimero nibwo yari nyandikiye, tanga sinyizi rwose, aranyibwira umwuka yambwiye ngo ngira ikintu nkora ku bantu b'abakene, kandi umwuka yambwiye ngo ni wowe ijuru ryizeye kuri bubisohoze. Turagendana, yohereza 1,114,000. Ngati ibi bintu Imana yamwe ngo mbiguhe, kandi ndabizi ngo irabizi ibyizeye kubigaburira abantu. Uwo mwanya kuri WhatsApp. Imana rero buriya nyine irakwizera iyo ukorana nayo kandi ugakoresha ukuri. Ibyo ngiye Imana imaze kubinkoresha ahantu hatatu. Muri Covid umuntu yarampamagara arambwira ati sinkuzi, nkubona kuri YouTube, ati gusa umwuka yarambwiye ngo umwuka arakwizeye. Yuzuza amafaranga 870 atugaburira abantu. Hamagaza abashonji mu mudugudu wa leta, mu itorero, ndabagaburira. Ibyo ni ibintu byabayeho, simbi ntibyihishiriye. Nubwo nta kuntu mba ntagize ngo mbihishe, ariko njye kubona nkabona bya ntanze imbere byagiye byamenyekanye. Kuko abo mbikoreye barabivuga. Kabiri, noneho ntibyava hanze. Nayinejeje ibirayi byinshi. Mfite ibitoki, mfite ibintu by'ibiteke mu rutoki. Mfite ibigori bivunguye. Mfite ibyumbati bya gacyari, mfite ibyinitse by'ibivunda. Ndagiye mfata imodoka yanjye pick up, maze mpakira ibirayi, nanjye ibishyimbo cyane kiza kandi biryoshye binini bitari utuntu dutoya. Maze ndaza ntereka hari ahantu bita Igiheke iwacu, ngaburira abakene. Sinjya nzana radio, sinzana televiziyo yewe, oya n'ubu bivuze ngo nigishe gusa. Bwa gatatu n'ubwo rero bw'ejo bundi umuntu Imana imutegeka icyo kintu. Ubu rero ejo bundi kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu naje mbirangije. Ejo nagaburiye abantu iri iwacu, ariko natangajwe no kubona mu bantu twarimo tugaburira harimo abantu bari bagize iryo yerekwa, bari barasunzuze. Ababashije kubivuga ni 3, abandi bavuga ko yuko ngo bamaze iminsi 3 batarya. Hari umugore rwose igitenge cyari cyaciyemo neza, inda yafatanye n'umugongo, avuze iryo jambo yuko amaze iminsi 3 atarya. Abana nta kintu abaha, baranze kujya ku ishuri. Ndavuga ngo Mana, ndagushimye ko uyu murimo ukoze. Buri muntu ibiro 15 by'umuceri, 20 by'ibirayi, ubunyobwa buseye ikiro, isukari ibiro 2, amavuta litiro 3. Nagaburiye abantu ukuri. Mana nishimwe. Ibyo rero nibyo bizadukurikira tugiye mu ijuru. Naho ibintu byose twishyiraho tukipamba cyane, tukitaka cyane, nugusigara hehe inaha. Bizasigara n'uyu mubiri birangira. Bingingiye muri Kristo Yesu, mureke twanga umubiri, dukunda ubugingo, dukorere ijuru nk'abazuki. Yobu yaravuze muri 19:25 ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi amaso yanjye ntiyazamureba. Uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana nambaye iki? Undi mubiri. Haleluya, undi mubiri. Imana ishimwe ngo nzayireba, amaso yanjye ntazayireba saa yundi. Ngo none rero umutima wanjye umurwa n'iki? N'urukumbuzi. Haleluya. Jambo rya nyuma mu magambo Imana yampaye, teguruka burangiye, nahavuga ngo iyo urwanya Satani, iri jambo rihawe ndi muri hoteli Burundi mu cyumweru cyashize. Iyo urwanya Satani kandi ugicuditse n'umubiri, Satani arakureba akaguseka. Yego, iyo urwanya Satani ugicuditse n'umubiri,
Satani arakureba akaguseka akaguhema ati ntabwo uzi ibyo urimo, kuko uwo mucuditse niwe ukudufashije, niwe ukuturindiye, turagufite, ayiwe amatwi n'amabinga byose turagufite. Iyo ucuditse n'umubiri ukiha kurwanya Satani mu izina rya Yesu Kristo, nakukemeye katika jina la Yesu. Satani urakabukiriye, burya arakumva akakureba ati se urangirukana, kandi mucuti wanjye naramugushinze ngo kumenyere. Twuname dusenge Imana. Ndashoje. Umpe kukwegera Mana yanjye, naho twafatanya umusaraba, nagumya kwishima nkajya ngusengani, umpe kukwegera Mana yanjye, umpe kukwegera Mana yanjye, naho twafatanya umusaraba, nagumya kwishima, nagumya kwishima nkajya ngusengani, umpe kukwegera Mana yanjye, naho natungurwa n'umwijima, naho natungurwa n'umwijima, nkisegura ibuye mbaye njyenyine, nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye, wakinguye ijuru Mana yanjye, urwego ruriho rutugezayo, mugenzi komera byusaba iteka uti, tujye tugumana Mana. Ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka ko dusenga Imana, ariko muzirikane yuko iwacu atari mwisi, iwacu si mwisi. Izi nyigisho z'uyu munsi hari ikintu zikoze ku bugingo bwanjye kandi ndumvise, mbabarira ibyatambutse ariko ndeme bundi bushya, mbabarira ibyahise ariko ndeme bundi bushya, umpindure imbe mushya, umbabarire kumvira amabwiriza n'ibyifuzo by'uyu mubiri, kandi kuva uyu munsi unyigisha uko ngiye kuba uwawe, nirinda amabwiriza yose atangwa n'uyu mubiri. Muhaguruke dusenge Imana.
Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, iyahozeho, iriho kandi izahoraho, ndagushimiye ko uyu munsi wemeye ko twakira inyigisho mu ijambo ryawe. Ndasenze data ngo ijambo ryawe wohereje rigira icyo rikora mu bugingo bw'abajawe n'abagaragu bawe, kandi habeho guhinduka rwose. Kuryumvira bihesha ubugingo, kutaryumvira bikazana kurimbuka. Ushoboze ubwoko bwawe rero, ubagirire neza. Haleluya! Ubagirire neza, ubagirire neza, ubagirire neza, ubagirire neza, ubababarire aho batsinzwe n'urubanza, mu izina rya Yesu Kristo, maze kuva uyu munsi bakubere abo wishimira. Ndagushimiye kubatunganije, ndagushimiye kubejeje, ntibemere ko Satani agumya kugira abantu imbata ze no kubakoresha mu buryo bw'ubwenge n'ubucakura ngo abazirike, kugira ngo umunsi azasigara mu isaciro y'iteka nabo abisasire. Oya, turabyanze mu izina rya Yesu. Turabyanze ko abantu barwanya Satani kandi umubiri nk'icyitso ukiraho warabafashe ubafite, warabaziritse. Turabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Reka tubarwanye bose, isi, umubiri na Satani, kandi tuzanesha. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu n'umukiza. Amen.